sinanje amafaranga famille yangira yakiri. Haleluya. Imana ishimye ko iyo abantu batangiye kugutererana aribyo Imana bigiye gukora. Iyo abantu batangiye kuvuga ngo wowe ngo ngwino hano batangiye kuguhanahana, nibyo Imana bigiye kuvuga ngo ngenda gufite. Imana ishimye. Haleluya. Imana yo mwijirangije aravuga ngo ntabwo umuntu wangoreye nubwo umugabo watakiriho. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko amasengesho abasha kugukurikirana wowe, agakurikirana abo muvukana, agakurikirana buzabyara, ubuvivi n'ubuvivure bujya burya ku masengesho y'umukiranutsi. Haleluya. Icyo usabwa no guca bugufi ukayubaha, hanyuma Imana ikaguhereza urabukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Niko byagenze. Kamukobwa ugomba kwakira impinduka zikwemera gushingirwa, ugomba kwakira impinduka zikwinjiza mu masezerano yawe. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Gumwishuza ngo baravuga none genda utire mu baturanyi. Elisa aramubwira ngo genda utire mu baturanyi ibibindi ngo kandi ndutire biki. Uyu munsi wa none Imana irashaka kugira ngo aho ikigeragezo cyakwiye, aho ikigeragezo cyakwiye bakuvuga nabi, aho ikigeragezo cyakwiye, aho ngaho n'igisubizo kigiye kurenga, aho bakuvuze ni Imana igiye kugeza y'ijambo rivuguruza amagambo bakuvuze. Haleluya. Imana ije kuvuguruza 100% cyangwa se 100% ivuguruza amagambo. Ugomba kubyara iri joro, ugomba kubyara tasatevo, bigomba guhinduka. Aho byari byaranze bikubikemera, hajya ngo wacuruzaga ngo ugahomba, abo mwegeranyije ariko baranguye kane. Ibyo bigomba guhinduka, bigomba guhinduka. Uyu mujyi nagezemo abantu bafite ibihombo, bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Aho uri hose, uherereye hose mu gihugu cyose urimo, Imana ishimwe kubashije kugira amahirwe kubona iyi video, ariko ugomba kumenya ko bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Hari abantu bati ndagira ngo ngukurire inzira ku murima, ngubwire ko umunyamasengesho ni ngombwa agomba kubona amafaranga, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo Kuro, Imana ibwira Kuro, yaramubwiye ngo yewe Kuro nzakuje imbere. Haleluya. Ahataringaniye mbaringanize, ngo kandi kiruta byose nzaguha n'ubutunzi. Bishatse kuvuga ngo buhishwe taseta elevode kadese ngo nzaguhereza ubutunzi bugize buhishwe. Bishatse kuvuga ngo haleluya, hari aho ubutunzi bwawe bwari buhishwe. Hari igihe wakoraga ukabona biri kwanga, hari igihe washakaga akazi ukabona biri kwanga. Bivuze ngo hari ubutunzi buhishwe, ariko hashimwe Yesu wavuze ati segonderi ndishura biturutse he mu gusenga. Urumva bivuye kuguhanurira umuntu akabyara utabyara, birangije wawe ndi nubwo nawe abaragiye mba ndamubuze, ndavuze ngiye kumubohoza yavuganye nanjye, irongera igarura iki wa muntu. Imana ibasha kugira gute bivuye hehe mu bibabi. Bishatse kuvuga ngo imbaraga z'Imana tubabwira twarazibonye, imbaraga z'Imana tuvuga tuzivuga bitewe nuko tuzi ko zikora. Ibintu byo Uwiteka birakoraga mw'abantu. Haleluya. Birakora ibintu birakora cyane. Imana ishimwe. Reka ngubwire, nushaka umaze igihe warahonye, ariko Uwiteka ashoboye kugusubiza mu kazi kawe, ashoboye kugusubiza muri business yawe, ashobora kutuma haleluya wongera ukagaruka kaba mushasha. Haleluya. Imana ishimye cyane. Nanjye ndabasuhuje kubabonye iki kiganiro bwa mbere batakurikiranye cyabanje. Amazina ni Prophet Enoch. Imana yangiriye neza, ndacyari umusore ariko ushima Imana, ushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yanzanye muri uyu mujyi wa Kigali ku mpamvu zayo zugira ngo nkorere Imana. Iyo mpamvu rero ndi hano, abantu bagiye kuboneka ku Musaraba TV. Umusaraba TV na hano rwose nabonye nagenze ibiganiro byabo byose, nsanga birubaka, nsanga ni ibiganiro ubona biri mu mwuka w'Imana, ku buryo cy'umuntu wese wakoze subscribe ndagihomba bafite. Abahubwo agenda yinjoyinga ibikomoka mu gusenga. Nta muntu ubasha ngira nurakurikira kino kiganiro, nta muntu uzaje urahaca, kubera ko ni ijambo ry'Imana. Maze n'abantu birirwa bavuga ibitagira 12 na 14 babona abantu bakabikurikirana. Nganzwe Umusaraba TV wahisemo kugira ngo byibuze cyane cyane wibane no ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo tugenza ko ijambo yavuga ngo mubabwize ukuri, muvuga ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batu. Haleluya. Hano rero kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa. Haleluya. Abazizera izina muzabatize mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana w'Umwuka. Birashoboka yuko ntabwo tubatiza, ariko irijwi ryo ribasha kugera aho tutagera. Haleluya. Kandi ikavuga ubutumwa. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Niko bimeze cyane. Ni ukuvuga ngo ukimara kubona iyi video cyangwa se ukabona iri jambo ry'Imana, byo byonyine ukagira kwizera, wibutse ko
hari uwakoze ku gishura cya Yesu bari bamushagaye ari benshi arangije we yari arwaye urwaye bukomeye arangije baravuga ngo ndabona Yesu bamushagaye wa muntu we kugira ngo mugereho biragoye cyane ariko reka njyewe byibuze mere ngucengeje akabo ndabizi Yesu koko yaturutse ku mwana w'Imana ari umwana w'Imana byanga byakunda amenye umuntu umukoze niko byagenze yacengeje akaboko kuri Yesu akora kubishuka bye cyaze ku myenda yiwe abasha gukira bishatse kuvuga ngo ushobora gukira cyangwa se ukagubwa neza ukurikiye video Imana ishimwe ntabwo ari ngombwa kugira ngo wenda byibuze uze ugere hamwe nandi bigushobokeye wenda wanampamagara ariko hari uburyo ucengeza akaboko ugaca kuri video ugaca ku musaraba TV ugaca muri comment ukavuga ati uwo muntu ndamukeneye ugaca ukarayiki guco bigatuma byibuze ubasha gukora kuri Yesu bisaba kwizera ushobora kwizera iyi video ukavuga ngo ngiye kumvira ijambo ry'Imana nturukere gitangira paka ndisoye bishakira afite iminota 10 cyangwa 20 ndibusoze nyine ukizera kuri buri soze cyo kiganiro ukavamo ubohotse kandi uri mu bantu Imana yagiriye neza uri mu bantu bavuga Imana gusa akavuga imirimo y'Imana n'utuzura umwuka rero akaba yakozura umwuka we shimye ko tugiye kwa nawe kaza kutubwira Imana neza hari abantu bajya bavuga cyane cyane ku bantu b'i Kigali bamenyereye cyangwa se bamenyereye kuri ino mihanda tugite imihanda ntabwo muri kuvuga ubutumwa ntabwo tubizera ariko umuntu uvuye mu ntara iteka ryose baba mwizeye ngo bagifite ngo gakiza kazima gakiri gashaje cyangwa kubera iki aburiya bundi urumva Imana ngiye ikintoranya ngivukiye hariya ku Karago Imana yavuze ko izabana nanjye guturuka uwo munsi kuva uyu munsi ngeze mu myaka 40 ingabe ndashatse kuvuga umubare wose bivuze ko yakomeje kubana nanjye ntabwo ari yabanye nanjye muri imyaka 40 maze 30 ndetse iri kurenga kuba maze iyo myaka Imana itarigeze idekura noneho rero ntabwo yenda kundekura uko ngeze muri Kigali ntabwo yenda kundekura nari nsanzwe riga mpaza kuhabwiriza ariko ngahita manuka ariko ubu ngubu naje kuhatura kuhaba ntabwo aribwo yandika nari nsanzwe nza nkabwirizayo natumiwe hanyuma ngasubirayo Imana ishimwe bishatse kuvuga ngo rero ntabwo iyi Kigali igomba kumvira ahubwo nzanye ijambo rihindura abatuye Kigali ndetse no mu bihugu no mu mahanga urabizi ko Umusaraba TV ukurikirwa n'abantu bari mu migabane y'itandukanye iri jambo ntabwo ari iry'abanyakigali gusa ahubwo rizahindura abari mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu bikikije u Rwanda ndetse no bigera bigota amasimbi hirya kure muri Amerika i Burayi imigabane yose ndabizi neza bumva ikinyarwanda barahandu benshi bizakunda rero ni ukuvuga ngo ntabwo nenda guhindurwa n'ibihe cyangwa se n'imigi kuko yampamagaye yambaye ibivumbikisho yambaye imbaraga zibimbashisha gukora kabone nubwo nabandi mu mahanga yakure cyangwa se ndi muri uyu mujyi Imana ishimwe hari umuntu ufite kugana mu minsi yashize aravuga ngo Kigali ngo yabaye nk'irimbi ry'abahanuzi ntabwo bizi nimba ari byo cyangwa ntabwo nzi ukuntu ubyumva cyangwa se ubitekereza we yatubwiye ko ari nk'umwuka yamubwiye ko urugendo rurimo abantu benshi baruguyemo icyo nashaka kuvuga harimo abantu benshi bahaguruka neza baza bavuga Imana neza tugafashwa ariko uyu munsi bari kugenda bibajyana batangiye kubivangavanga batoretse undi wundi ni iki uzakoresha uzanye intwaro yihe izagufasha muri urugendo kugira ngo aho abandi baguyeho harenge ni ikibazo cyiza cyane ni ikibazo rwose cy'ubwenge kandi nacyo kiri mu mwuka w'Imana hari intwaro nakomeje kugira nifashisha zatumye uyu munsi wa none nkomeza kuguma ku Mana iyi ntwaro ya mbere umuntu akoresha kugira ngo arinde ubuhamya ni ugukomeza gusenga ukaba ufite none ugakurikirana n'abantu cyangwa se n'abandi bafite ubuhamya bwo gusenga kandi bwizeye umuryango famiye yanjye niyo role model yanjye baturutse kera kose basenga Imana kugeza kuri uyu munsi wa none baracyasenga Imana papa wanjye aracyavuga ubutumwa mama wanjye aracyavuga ubutumwa bakuru banjye baracyavuga ubutumwa bishatse kuvuga neza yuko ntabwo rero mfite umuryango ukomeza gusenga Imana mfatiraho urugero kandi kugeza uyu munsi wa none ababazi baravuga ati abantu basaziye mu Mana kugeza uyu munsi bakivuga Imana ni ukuvuga ngo ngenda nkabegera tugafatanyiriza byo gusenga ndetse gakomeza no kwiyiriza ubusa wibutse ko kwiyiriza ubusa biri mu bintu birinda impano y'umunyamasengesho agasenga akongera akegerana n'Imana wibutse ko na Yesu nawe yafashe iminsi 40 n'amajoro 40 kugira ngo abashe kunesha Satani ageza n'ahanesha Satani aramubwira ngo Satani amutega ikindi gihe
bishatse kuvuga ngo iyo ufite amasengesho no kwiriza ubusa bikomatanyije bituma satana akunanirwa akagutega ikindi gihe akavuga ngo uyu munsi ndamunaniye, profete Enoki ndamunaniye, reka mutegere amaze kumara umwaka muri Kigali turebe. Rero iyo ufite amasengesho agenda gutuma satana akomeza kongera igihe ari kugutega bikazarangira uko atsinzwe akaneshwa burundu. uri umwe mu bantu bakeya bavukiye mu miryango ya gikristo, mu miryango y'igitambyi bagira agakiza, wumva bakunze gusenga. Ubundi abenshi bavuga yuko umuntu wavukiye muri iyo miryango umwana waho akenshi aba ari umupagane, yo gusenga ntababyikoza. Uzajya kumva abantu bavuga ngo abana bo mu bapasiteri ni abapagane, ariko ukuntu uri kutubwira, ukuntu uri kutuganiza, twakurikira n'ubuhamya bwawe tugasanga wowe urahagaze urebe. Ni iyihe ntwaro? Kuko bibaho cyane, nabyumva nanjye kandi n'abantu ushaka kubaza nti wenda ni ukubera iki abandi abana baho hantu bagakizwa, ni ukubera iki? Ubona bihuye mpamvu ubundi biba bigoye cyane cyane ko byakomeje kugaragara ku miryango myinshi. Ibyo byose uvuze rwose waraverifiye cyane ko rwose iyo Imana yabatoranije avuga ati mukuru y'umurimo burya mugenda mugira n'ahantu henshi mukagira n'ubundi buhamya bwinshi mubona. Nicyo kintu kigaragaza umuntu Imana yatoranije ikamuzana mu bintu mu by'ukuri ariko bimeze uko bimeze. Rero gutyo ni ukuvuga ngo icyambere hari ukunda abana bavuka, ababyeyi bababe hafi bagakurikirana za nshingano z'itorero. Twebwe mu rugo uko twabigenzaga, ndavuga ubuhamya bwo mu rugo kuko twebwe dukomeje gusenga Imana. Uko mu rugo papa yabigenzaga, yabaga amaje kubwiriza itoraniro ry'aho yasengeye, byahabereye umuyobozi cyangwa se ku mudugudu ayoboye, nimugoroba akongera akaza agakora iteraniro mu rugo ryacu mu gitondo mbere yuko aje gusenga, akabanza akatubwira ijambo ry'Imana, ndetse natwe akadupetoza gusenga, akatubwira ati mupfukame musenge Imana. Turi abana 10 akabatero mw'abana, nta bindi bya mirenge mfite. Nubwo muri abana 10 hari icyo mwaburanye Imana, kandi ko twese twarakuze. Bishatse kuvuga neza yuko rero yadutozaga buri gihe, akadutoza gusenga buri mu gitondo mbere yuko aje mu rusengero, akabanza akadusengesha, na nimugoroba mbere yuko turya akabanza akabidukundisha. Birashoboka ko hari imiryango imwe n'imwe ifata inshingano zo mu itorero akaba ari zikurikirana kuruta wa muryango. Ugasanga bamuhamagara kuri telefone ibibazo byo mu itorero, kuja gukemura ibibazo byo mu ngo, abashwanye, niyo yahereje umwanya cyane kuruta uko yaza kwita ku muryango. Ugasanga umuryango w'ubuze uburere. Mbona rero icyo ngicyo twebwe twabonye umuryango wacu, hari bamwe bashobora kuba batagifite cyo kwegera famiye zabo ngo bazihereze igihe cyo gusenga Imana. Bajya kubwiriza abandi iwabo urusengero rwo mu rugo ruri gupfa. Yaba ari inama nziza ku bantu b'abakozi b'Imana cyangwa se abashumba muri ino minsi, cyangwa se bifite izina rya Yesu. Ni inama nziza bagiye ukuntu bagomba kuyobora ingo zombi, ko bagiye kuyobora amadini n'amatorero babarizwamo. Ubwo yaba inama nziza kandi rero byose biteza amatwi tuba twahuguyemo nabwo usanga ariho biri gupfira wa mugani. Niho biri gupfira kuko niyo keyword twabonye mu rugo muri famiye, kandi birakora. Ni Imana itumye umwuka wera gukora mu ngo abazi ikibazo cyari gikenewe n'abantu benshi. Imana igumisha kandi isabiye n'umuryango wawe wabigezemo hore kugira ngo ube wicaye hano basabiye umugisha, kuko iyo batakurira neza ntabwo wicaye hano hantu ubura ahantu. Niko bimeze. Imana ibahereza umugisha rwose mama, ndabizi yakoze n'umurimo ukomeye, akomeza kugenda ngira inama. N'ubu arampamagara, se umeze neza muri Kigali uri gusenga? Tugira agahe ko kunyiriza ubusa na mama, ubwo ko ngako kazaba kwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo arampamagara, wagatangiye nje ko natangiye, reka dusenge. Nubwo akakomeza kamba hafi. Nta gihe cy'uburere mu byo bugomba kurangira, uburyo bw'umwuka bugomba guhoraho kugeza igihe ibintu bikagenda neza. Reka twinjire mu kiganiro cyacu bwira imirimo y'Imana. Ndakeka tuzagira mu biganiro byinshi cyane. Ubona ko nijoro riri kugenda riza, ariko tubwireho Imana. Reka tugusabe gusenga Imana uko umwuka kuri batugenda uko nguko. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kuri data wa twese, ndagushimye ko wongeye gutuma tuvugira ijambo none. Mu izina rya Yesu Kristo nsengeye umuntu wese ukurikiye umusaraba TV. Umusaraba wawe niho turongera, niho tubonera, niho dukirira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bishatse gusobanura ko umuntu wese ukurikira ijambo nonaha agiye kurokokera, agiye kungukira ku musaraba.
Imana ishimwe, reka ubagirire neza, reka uhereze umugisha umuntu wese ubashe gukurikirana ijambo, umuntu wese wabashije gusubscribinga kuri iyi channel kugira ngo abashe kumva ijambo ry'umwimerere. Musabiye umugisha n'undi wese uzabikora, n'urimo kubikora nonaha, kugira ngo agubwe neza kandi atekane mu byo arimo gukora. Urakoze kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo tuvuge Imana rwose muri iyi minota mikeya. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana yashize ku mutima ngira ngo mbabwire aka kanya, ni ijambo rivuga ngo ni ukuri uwicisha bugufi akubaha Uwiteka agiye guhembwa ingororano, icyubahiro n'ubukire n'ubugingo. Ibyo bintu bitatu, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ibi ntabwo ari njye ubyivugiye ngo nuko nshaka kubikubwira, ngo nuko nshaka kubikwatura ngo umuhanuzi, ngo nuko nshaka oya, byanditswe mu ijambo ry'Imana. Reka tubisome ubyiyumvire. Imana ishimye cyane. Imigani 22 umurongo wa 4. Etaya sidevorye ndumva ndi gufashwa. Imigani 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ndasubiramo rimwe kugira ngo ubyumve, atagira ngo ninjye ubyibwire. Ni Imana ibikubwiye udukurikiye. Umaze igihe kirekire, reka mbisome. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Imana yacu nitugirire neza. Amen. Imana ishimwe cyane. Aka kanya Imana ikunduye, aka kanya Imana ivuganye nanjye, Imana ivuganye nanjye iri jambo rikomeye. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanditsi w'imigani yavuga kuri iri jambo, yavuze ijambo rikomeye, arangije aravuga ngo nyamara Imana iradusaba ibintu byoroheje. Ntabwo Imana igusaba ibintu udafite, ntabwo Imana ija kure y'ibyo ushobora kubona, ntabwo Imana ishobora kwemera kugeragezwa n'ikigeragezo udashoboye kwihanganira. Ariko nonaha Imana ivuganye nawe, irakubwira ngo uwicisha bugufi, iri kugusaba ibintu bibiri gusa. None wowe udukurikiye usabwa kwicisha bugufi, ukavuga ndi Imana, nemeye ubuzima ndimo, nemeye icyerekezo ndimo, nemeye kuba ndi byonyine nicaye ahantu, nemeye kuba ndi muri aka kazi, nemeye kuba ndi gukora iri ngiri, ariko ngaca bugufi ngumva ko ejo ubuzima buzahinduka. Ndagira ngo ngutangarize, iyo uciye bugufi mu mutima wawe ukavuga ngo nubwo ndi muri uyu mwanya, ejo uba ufite ibyiringiro by'uko bizahinduka. Imana ishimwe. Imana ibakubwira ngo niwicisha bugufi ukayubaha, ukayigumaho, byanga byakunda ugakomeza ukita ku byo yasezeranye, ukavuga ngo yansezeranije kubaho, yansezeranije ubugingo, ngo izaguhereza ubukire. Haleluya. Imana ishimwe. Petero niyo wabwiye Yesu aravuga ngo hajya ko twagukuriye tugasiga ibyacu n'abacu, hajya tuzabona. Yesu yaramusubije ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 ibyo mwaretse. Haleluya. Ibyo waretse, ibyo wagiye uta, ukavuga ngo nshaka ukurikira Imana, nshaka kureba Yesu, Imana izabigukubira. Ni ukuri ntabwo gukurikira Yesu ari igihombo. Imana ishimye cyane. Imana itugirire neza. Iragusaba guca bugufi ikaguhereza ubukire. Ubukire ndawe utabukunda. Tukiri mu isi ntabwo ugomba gusuzugurika, ngo ibyo kurya abandi babure minerivare, abandi babure ibimereho, nawe uhore ubabaye. Ukiri mu isi hari ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ntabwo ugomba gusuzugurika. Warasenze Imana. Imana y'amahoro ishizwe hejuru. Turimo tuvugira ijambo rero, nibwo Imana yo mu ijuru niba yavuze ngo hari ubukire. Ndagira ngo ntangarize umuntu wari umaze igihe utekereza ngo avuga ngo ese uyu muntu asenga agomba kugira ubuzima bwiza, ese uyu muntu asenga agomba kugira amafaranga, ese uyu muntu asenga Imana kugira amafaranga biremewe. Ndagira ngo ngukurire inzira ku murima, ngubwire ko umunyamasengesho ni ngombwa agomba kubona amafaranga, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo Kuro, Imana ibwira Kuro, yaramubwiye ngo yewe Kuro nzakuje imbere. Haleluya. Ahataringaniye mbaringanize, ngo kandi kiruta byose nzaguha n'ubutunzi. Bishatse kuvuga ngo buhishwe taseta ngo nzaguhereza ubutunzi bugize buhishwe. Bishatse kuvuga ngo haleluya, hari aho ubutunzi bwawe bwari buhishwe. Hari igihe wakoraga ukabona biri kwanga, hari igihe washakaga akazi ukabona biri kwanga. Bivuze ngo hari ubutunzi buhishwe. Ariko hashimwe Yesu wavuze abwiye Kuro akavuga ngo nzaguhereza ubutunzi buhishwe. Nawe udukurikiye hari ibyo uri gukora ukabona rwose ukavuga ati nzagera ku mafaranga rya, nzagera ku madolari byari bitewe n'igihugu uherereye, nzagera ku mayeri, nzagera ku mapawundi, nzagera mbese ubwoko bwose bw'amafaranga ukoresha. Hari igihe ubwo butunzi babuhishwe, ariko Yesu yaravuze ngo nzaguhereza ubutunzi buhishwe. Buhishwe no mu nda y'isi Imana izabushakamo.
haleluya la site votre de sens mu by'Imana yemerera aba harimo n'ubutumwa. Imana ishimye cyane. Iri jambo turisoma yavuze ngo niwicisha bugufi wowe gusa ugahanga amaso Imana ukavuga ngo iyavuganye nanjye ndayizi. Gwibutse ko hari abantu bamaze igihe bagupinga, gwibutse ko hari abantu bamaze igihe NSD votre de sens mu kontre bapinga Imana yavuganye nawe, bapinga ubuhanuzi cyangwa se bapinga iyerekwa Imana yagushizeho, bapinga Imana yavuganye na famiye yawe bakagipinga. Ariko uyu munsi wa none iravuze ngo ni umuhanga amaso ukamuhanga amaso. Haleluya. Guhanga amaso Imana, kuyihanga amaso byanga byakunda ntabwo yagucika. Imana ishimye cyane. Iravuga ngo noneho ngo nzaguhereza icyubahiro n'ubukire, ngo nyuma ya byose birangiye ngo nguhereze ubugingo buhoraho. Tukiri mu isi gutunga birashoboka. Imana ishimye cyane. Gusenga bituma hari ubutunzi Imana ihishura. Haleluya. Muntu dukurikiye nushaka umaze imyaka urimo ufite ideni ukananirwa kuryishura, banki gahora iguhereza imbisi ugahora urenuvera, ariko birashoboka cyane, birashoboka cyane. Isomye Abami ba kabiri hari ibice bine usanga Imana yo mu ijuru, haleluya, yarabashije kwishurira umupfakazi ideni yararimo. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro, irarimwishurira disi. Aravuga ngo tasekona vodka seta bibukonje abana biwe bari bageze igihe cyo gutwarwaho ingwate. Haleluya. Imana ishimye cyane. Hanyuma noneho uramupfakazi ngo umugabo yari wo Badiya, ngo kandi yaracumbikiye abakozi b'Imana, abacumbikira mu bihe bigoye, abacumbikira yewe mu kungoma y'umwami Ahabu ubwo barimo bahigwa, Yezebeli abahiga, ariko none arabacumbikira avuga ngo bamwe babika mu buvumo 50 ahandi 50, ngo rangije ngo ajya ku mabotike ibyo yari afite arabibahahira bose barabirya birashira, ajya kuguza kuri botike gufata ideni. Haleluya. ngo umwishyuza aje none aravuga ndere ibyo ngibyo byo kuba umugabo yarapfuye ibyo ndibinde nanje aho nararanguye barimo kunyishyura cyangwa se nanje amafaranga famille yanjye yakiriye. Haleluya. Imana ishimye ko iyo abantu batangiye kugutererana ari byo Imana irigiye gukora. Iyo abantu batangiye kuvuga ngo wowe ngo ngwino hano batangiye kuguhanahana nibyo Imana irigiye kuvuga ngo ngenda gufite. Imana ishimye. Haleluya. Imana yo mwijirangije aravuga ngo ntabwo umuntu wangoreye nubwo umugabo watakiriho. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko amasengesho abasha kugukurikirana wowe, agakurikirana abo muvukana, agakurikirana buzabyara, ubuvivi n'ubuvivure bujya burya ku masengesho y'umukiranutsi. Haleluya. Icyo usabwa no guca bugufi ukayubaha, hanyuma Imana ikaguhereza urabukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Niko byagenda. Gahamagara Elisa aravuga ati none se tubigenze gute? Ariko barase wese ufite iki mu mpere ngo umuja wawe nta kintu mfite uretse utuvuta two mu mpereza. Haleluya. Ndagira ngo ngubwire ngo udukurikiye ibintu ubona byanze, udukurikiye usa n'ufite twatuvuta two mu mpereza. Ariko uyu munsi la cité kotala vini votre essence uyu munsi tupfa kuba duhari, upfa kufite amafaranga make kuri mobile money cyangwa se kuri konte. Uyu munsi turi buze gusengera irikeya Imana ibizamure, turi buze gusengera tuvuta mu mbereza ufite tuzamuke. Urushobora ko waba umeze nabi, ariko uyu munsi wa none turi buze kuzamura amavuta. Uyu munsi wa none turi buze kuzamura ibyari byaranze. Uyu munsi wa none turi buze gutuma ushingirwa. Wari umaze igihe ubona ukundanye nawe ahita agenda, wavugana nawe mugapanga iby'ubukwe akagenda, ariko uyu munsi wa none ugomba kwakira impinduka mukobwa, ugomba kwakira impinduka zikwemera gushingirwa, ugomba kwakira impinduka zikwinjiza mu masezerano yawe. Imana ihabwa icubahiro mu izina rya Yesu. Ngumwishyuza ngo baravuga ngo none genda utire mu baturanyi. Elisa aramubwira ngo genda utire mu baturanyi ibibindi ngo kandi ndutire bike. Uyu munsi wa none Imana irashaka kugira ngo aho ikigeragezo cyakwiye, aho ikigeragezo cyakwiye bakuvuga nabi, aho ikigeragezo cyakwiye aho ngaho n'igisubizo kigiye kurenga, aho bakuvuze n'Imana igiye kugeza y'ijambo rivuguruza amagambo bakuvuze. Haleluya. Imana ije kuvuguruza 100% cyangwa se 100% ivuguruza amagambo bamaze bakuvuga. Bamaze bakuvuga nabi ku musozi, bamaze bakutekereza nabi ku musozi utuyeho, bamaze igihe bavuga ngo we ntabwo abana bawe baziga ngo bige za kaminuza, ngo niba nagerageza ngo nta minerivara bazabona. Ariko uyu munsi wa none
hari utuvuta duke ufite bomberezo elasite kontra imana ishimwe ije kuvuguruza amagambo bavuze kuri famiye yawe. Hari abahora batuma uhora urwaye bakakugendera nabi bakakuroga bakagutesha umutwe, ariko uyu munsi wa none hari imbaraga muri Yesu. Elewa sitevo, hari imbaraga muri Yesu zibohora, hari imbaraga zitanga ubuzima abandi bavuze ngo aho bwahuriye, hari imbaraga zituma ubona viza, hari imbaraga zituma wurira indege, hari imbaraga zivuga ngo haleluya, zivuguruza abantu bavuze ngo mu muryango wanyu nta cyiza kizahakomoka. Kigomba kuhakomoka kuko nonaha ugeze amahirwe yo gukurikira umusaraba TV. Uyu munsi wa none ugomba kubona imbaraga zikubohora mu izina rya Yesu. Haleluya, ugomba kwakira kubaho ku munsi wa none, ugomba kwakira impinduka, ugomba kwakira imibereho ivuga ngo noneho byara. Hajya ngo umaze igihe kirekire utabyara, ugize amahirwe yo kubona iri jambo, ugomba kubyara iri joro, ugomba kubyara tasatevo, bigomba guhinduka aho byari byaranze bikemera. Hajya ngo wacuruzaga ngo ugahomba, abo mwegeranyije ariko baranguye kane. Ibyo bigomba guhinduka, bigomba guhinduka. Uyu mujyi nagezemo abantu bafite ibihombo, bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Aho uri hose, uherereye hose mu gihugu cyose urimo, Imana ishimwe kubashije kugira amahirwe kubona iyi video, ariko ugomba kumenya ko bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Hari abantu bategereje ko wamwara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo uzamwara nk'uko bitegereje. Hari abantu bategereje ko wakorwa n'isoni, ariko ndagira ngo mbahire itangazo, ntabwo uzakorwa n'isoni nk'uko bitegereje. Hari abantu bategereje ko mu by'ukuri byagucanga, ntabwo bizagucanga kuko hari Imana icangura ibintu. Imana ishimwe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Imana niyo icayura ibintu ikavuga ngo ibintu byari byaranze ariko bigomba kwemera mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Aho uherereye hose, Imana ishimwe. Hajya ngo urahinga ngo wendi weza abo mwegeranye ngo bakeza, umva ugiriwe amahirwe ko waratunze smartphone, ukagira amahirwe kugira ngo usubscribe kuri Musaraba TV. Bigomba guhinduka, bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Wageze ku musaraba, kandi umusaraba wa Yesu niwibutse ko na uriya wateye icumu, uriya musirikare wateye icumu mu rubavu Yesu, amaraso yamutarukiyeho, arangije ngo ijisho yari kajisho, ijisho rihita rihumuka. Bishatse kuvuga ko wageze ku musaraba. Haleluya, Imana ishimwe. Kugera ku musaraba ukahagera, hari impinduka ubona, hari ibyo ubona wageze ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Hari Imana ihindura ubuzima. Haleluya, Imana ishimwe. Ngiye ngunda kuvuga Imana, mvuga Imana nzi kubera ko yagiye ibana nanjye kugeza uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru ntabwo irantererana, ntabwo ndabura icyo kurya, ntabwo byari byankaranga, kubera ko Imana yo mu ijuru ibasha gucisha inzira hirya no hino kandi umuntu akaba. Bishatse kuvuga ngo hari abantu Imana igitunga bakibaza ngo bakora he. Reka ngubwire, hari ushobora kuza muri famille agakora control, akareba umwaka kurya miliyoni 2, hajya ukora he, agasanga ndakaza ufite. Bishatse kuvuga ngo hari iby'Imana ikora ku buryo utashobora kubisobanura. Nta kundi wasobanura uburyo kitunze abana 5 cyangwa se abana 6 ntakazi ugira, kandi bakarya bakanambara bakanasa neza. Hari ubumana Imana yashize ku buzima bwawe, hari ubushobozi, hari n'inzira zitagaragarira abanyamahanga Imana yarashize ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu bibaza ukuntu ubayeho bizakomeza bibacanye, kubera ko Imana yatanze ubuzima. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ryarambye ngo haracyari ibyiringiro yuko ni igiti cyate cyongera kigashibuka ndetse kigashorera. Haleluya, imizi yacu ifa kubiri kugera mu mazi. Mu mazi rero ni kwa kundi rya jambo twasomye rivuga ngo tugume kuwiteka duce bugufi, hanyuma Imana dushorera imizi. Haleluya, niyo byari byara waba wari warahonye, uyu munsi ugomba kongera gushibuka mu izina rye. Niyo waba wari warasubiye inyuma, none aho cyumviye iri jambo ry'Imana ugomba kongera gushibuka ukaba mushasha mu izina rye. Haleluya, uyu munsi wa none bigomba guhinduka. Ndashaka ngo ntangarize ubuzima bwawe ko hari impinduka bugomba kubona. Ndashaka ngo ntangarize imbereho yawe ko hari impinduka igomba kuza. Ndashaka ngo ntangarize business yawe, nushaka ujya kurangura hanze, nushaka bica mu bwato, ariko hari impinduka ugomba kubona mu mikore yawe buri minsi. Dukeneye impinduka buri munsi, dukeneye impinduka mu byo ukora, mu kazi kawe, mu buzima bwawe. Wowe urwaye, dukeneye impinduka zo gukira mu izina rya Yesu.
haleluya. Nushaka uburwayi bumaze igihe, nushaka uburwayi bwo mu maraso, nushaka uburwayi bwo mu magufa, nushaka yo mu misokoro cyangwa mu mutwe, uyu munsi wageze ku musaraba TV. Nushaka uzayisharinge n'undi muntu umubwire ngo nageze ku musaraba. Uretse umusaraba Yesu nagezeho, nageze naho bisize n'umusaraba, kugira ngo umuntu ajye gutekerezaho. Nukuri icyo bisharinga na mugenzi wawe, umubwire ngo nje nigereye ku musaraba. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza, hari dufite haleluya. Enasi de votre descente, dufite ibimenyetso birenga kimwe. Nitwemeze ko Imana izatugirira neza. Haleluya. Ndafashijwe mu izina rya Yesu. Ndafashijwe. Imana ishimwe cyane. Dufite ibimenyetso bitwemeza ko Imana izatugirira neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nagiye mbona umuryango wanjye turi abana 10, ngabona Imana iratugaburiye bakabaho bose kandi babaho neza. Imana yavuganye na papa iramubwira ati mukozi wawe nta rubyaro rwawe ruzasabira, bose babayeho neza kandi biturutse hehe? Mu gusenga. Haleluya. Imana ivugana nanjye iravuga ngo nukuri genda uje kwishura, nta giceri kizava mu mufuka wawe, inyishurira miliyoni 4. Haleluya. Dufite ibimenyetso miliyoni 4 iwacu ntabwo twari kuzibona. Twari dufite abana 10, urumva ni benshi kubitsaho, ariko zavuye aho zavuye ukuntu byagenze. Nasengeye umuntu, nsengera umuntu maze gutsinda ikizamini cyane. Ndavuga nti reka nsengera umuntu byibuze abari aho ngaho. Ndamusengera, nyuma nje gufata n'ibibazo. Imana ishimwe cyane. Nzamuka umusozi. Urumva ni ibintu bibiri Imana yambwiye ati senga. Umuntu namusengeye atabyara amaze imyaka 9, yaraturutse hano i Kigali n'umuntu ukomeye, sinamuvuga mwiza n'umuntu ukomeye. Arangije noneho abyaye aravuga nti rero uko uzajya ubona ubuzemere biva nzajya ngufasha. Noneho miliyoni 4 ari kuzishura wenyine. Ndavuga ndero mu mahanga ubwo uyu nguyu kwishura yari yagiye mu mahanga kwishura, noneho ndari kumufatisha. Ndavuga nti ngiye kubohoza amafaranga ku musozi. Ndagenda ndavuga nti rero ubwo wanyemereye kwishura ari kubura kuri telefone, akaba yaragiye mu mahanga, bizagenda bite kandi ari yarambye kazanyishura. Ndavuga nti rero iyi Imana yavuze n'ubundi bibohoza ugiye gusenga. Niba Imana yarakubwire ku karago, usubira ku karago ugasenga Imana. Niba Imana yakubwiye ku musozi, usubira ku musozi. Niba Imana donc aho wavuganiye n'Imana urongera gukajayo, ukongera ukayihamagara, ukongera ngo nukuri ndakwinginze garura imigisha. Urumva byari byahagaze. Umusponsor we yemeye kunyishurira bitewe nuko namuhanuriye akabyara, yaramaze imyaka 9, naramubuze yaragiye mu mahanga. Ndavuga ndereka nje ku musozi. Nibwo nuri ibere rya Bigogo, ni umusozi uri hara mu Rubavu werekeza Nyabihu. Abantu barahazi cyane. Ndagenda ndahurira, ndazenguruka, ndavuga ndi njana n'umukozi w'Imana witwa Zaninga ndetse n'abandi bakeya, nawe muzagera mubona bahereza ubwo buhamya. Ndasenga Imana twishura 120. Birangije rero nshibyo biba mfite inoti za 5 imfura za Beneri. Ntabwo natekereza iby'amadolari kuko ikigo bakiraga amanyarwanda. Ntabwo ndero reka nsaba amanyarwanda kuko aho niga niyo bakeneye. Imana ishimwe. Tubipfuka ducibibabi. Teyasite kontrabese. Bya bintu by'Imana birakoraga cyane. Nikibacu tuvugira birakoraga byo cyane. Imana ishimwe. Ibyo bibabi rero nibyo naciye ndabibara. Noneho Zaninga nkamubwira ndero Zaninga uribesha ukavuga ibibabi umanuke kuri uyu musozi. Jewe nsigara hano njiye nyine ndi gusenga Imana kuko iyo yavuganye nanjye ndimo kuvuga ikavuga ko ingize umuhanuzi. N'ubundi ndasengera bine babikunda, turafatanya gusenga. Ndabibara bati 5 bingahe urumva byose ndaribara bigeza ku 120 ari noti za 5. Tubipfukama nejo no mu kofi yanjye ikofi ngendana. Uretse ejo bundi bivuye muri simboye n'amadolari. Sinzi umuntu wabonye ikiganiro cyanjye n'abati ngo disimbuye kameze mukara abambaye $1 byayo bijyabaga mu makofi bitambishinguza. Ndavuga ndi rero Imana yarabikoze, reka ngure niba rwatangiye kuzama $. Bishatse kuvuga ngo guhera uwo munsi uwo munsi nibwo batangiye kugira wa wundi wari waragiye hanze yatangiye aje arishura. Ndetse na mukuru wanjye nawe waravuze ngo Kigali ngo si Kigoma, wabaga muri Kigali nawe aratangira arishura. Mana yanjye hari n'undi mushinga nawe wahisuza witereramo kubera ikibivuye hehe muri bibabi muri bya bibabi. Urumva baramfashije byose. Ndinda niga iyo myaka yose kandi 6 segonderi ndishura biturutse he mu gusenga. Urumva ivuye kuguhanurira umuntu akabyara utabyara,
birangije wa undi nubwo nawe abaragiye mba ndamubuze ndavuze ngiye kumubohoza yavuganye nanjye irongera igarura iki wa muntu Imana ibasha kugira gute bivuye hehe mu bibazo bishatse kuvuga ngo imbaraga z'Imana tubabwira twarazibonye imbaraga z'Imana tuvuga tuzivuga bitewe nuko tuzi ko zikora ibintu by'Uwiteka birakoraga mwabantu yego haleluya birakora ibintu birakora cyane Imana ishimwe reka ngubwire nushaka umaze igihe warahona ariko Uwiteka ashoboye kugusubiza mu kazi kawe ashoboye kugusubiza muri business yawe ashobora kutuma haleluya wongera ukagaruka kaba mushasha haleluya nubwo igiti cyara cyaratema kirongera kigashibuka gifagwa gifite imizi kandi imizi rero ugomba gusenga amazi akaroneka Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro ni Imana ikora ni Imana ikora narayibonye ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ni Imana ibana nawe warize cyangwa utarize ikabana nawe ni Imana ibana nawe ukize cyangwa ukenye kandi ukabaho ni Imana ibana nawe urwaye Imana ishimwe reka mbabwire Saduraka Meshaki na Abedenego bagiye mu itanura ry'umuriro baryinjiramo yemwe abantu bari babakurubanye babajyanamo ariko bageze urumva imyenda yakagombye gushana bakombye guhita nabo bagasha ariko bageze ahubwo ya myenda yabirananuka iba neza bagiye kureba basanga ngo hari undi muntu bagiye kureba ngo ko twazemo batatu uyu nguyu wakanera ngo basanga asa n'umwana w'Imana Imana ishimwe impamvu babona ikigeragezo kitaguhitanye nuko hari uhagaranye nawe muri icyo kigeragezo hari n'uwakibanje Yesu atekositaye hari uwari wabanje muri icyo kigeragezo impamvu bitabishe ngo muri rubatwike hari uwabanjemo mbere hari uwinjiyemo mbere ndagira ngo urarikire Yesu yinjire mu bibazo urimo yinjire mu kibazo urimo yinjire muri kesi urimo yinjire mu mibereho yawe yinjire mu burwayi bwawe abanzemo nibwo ugomba gukira mu izina rya Yesu haleluya igihe kirageze kugira ngo Yesu abanze mu bigeragezo byawe abanze mu buzima bwawe yibanze mu gusenga kwawe Imana ishimwe nane wavuze ngo tera intambwe imwe je nzatera 99 bishatse kuvuga ngo Yesu aba afite uruhare runini haleluya ku buzima bwacu Yesu afite uruhare rurerure cyane ku buzima bwawe nta mwana w'umuntu uzapfa kugutunga urutoki ijambo ryarambye uzatunga urutoki mu jisho ry'umukozi wawe ningaho azaba rutunze mu mboni y'Uwiteka bishatse kuvuga ngo abagutega iminsi abavuga ngo ndacu uzageraho abavuga ngo ndacu uzimarira bagiye kumwara bagiye gukorwa n'isoni mu kigwi cawe kubera ko Imana yo mu ijuru iguhagazeho ntabwo yemera kuca mu muriro wenyine ahubwo ibana nawe Imana ishimwe ikabanzamo ndagira ngo impamvu bitaguhitanye nuko Yesu yabanjemo impamvu bagutegereje ngo urapfa bakagutega bikanga bakakugambanira mu kazi bakakugambanira mu mikorere bakakugambanira ucururiza bikanga nuko Yesu yabanjemo haleluya haleluya Yesu abanze ku buzima bwawe Yesu abanze mu mibereho yawe Yesu abanze mu mikorere yawe Yesu abanze mu mibereho yawe buri munsi yajera ndabwo abisiga uko yabisanzwe Imana ishimwe iyo Yesu yaje ndabwo abisiga uko abisanzwe yaje elesi de votre de sens yageze kwa Zakayo arahanyura arangije abonye ko bitari bukemuke aravuga ati reka nandare kugira ngo asige Zakayo amukuye muri biriya bintu byo kwambura abantu amukuye mu bwambuzi amukuye mu bintu donc ndabwo asiga uko abisanzwe Imana ishimwe nagusanga mu bukene arasiga bukosoye nagusanga mu bigeragezo n'ibyaha arasiga kukuyemo ukashoboye byose gwibutse ko Yesu iyo yanyuzi wawe hari n'igihe yumva ko yaharara gwifurije kugira ngo Yesu anyuri wawe anaharare wa mama we Yesu agomba kunyuri wawe akaharara wa mukobwa we Yesu agomba kunyuri wawe akaharara wa mukobwa we na wa mudamu we mwese mubashe gukurikira iyi video Yesu agomba kunyuri wanyu akanyura muri famiye zanyu akaharara kubera ko tumaze kumenya neza yuko iyo ahanyuze ndabwo bisiga uko yabisanzwe haleluya Imana ishimwe ndabwo yabisiga uko yabisanzwe uyu munsi yiteguye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe ese waba ufite ibyifuzo bingana ko Yesu yiteguye kubikora niki wumva cyakunaniye niki wumva cyakugoye niki wumva kikunaniza umutima ndahari nga Prophet Enoki Imana yambamagaye Imana ikorana nanje uyu munsi wa none irashaka kugira ngo none niki fata icyifuzo cyawe uce tugisenye tugiye gusenga Imana
urarwaye fata aho urwaye ufite uwo urwaje tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ahari uyu munsi wa none ni umunsi wo kugira ngo ukire. Uyu munsi wa none ni wo kugira ngo Imana ikwinjize mu masezerano yawe. Ni umunsi wo kugira ngo ikwinjize mu nzozi warose. Ni umunsi wo gukemura ibyananiranye ku buzima bwawe. Ni umunsi wo gutanga imibereho. Ni umunsi NC de votre de sens stable bukontre. Ni umunsi wo kugira ngo nawe winjire direct mu Imana yagusezeraniye. Imana ishimwe. Imana ikwinjize mu nzozi warose. Warose ucuruza, warose nawe ubona akazi, warose nawe ugura imodoka, warose nawe uva mu bukode. Donc uyu munsi wa none ndasenze kugira ngo inzozi zawe nziza ziri impamo. Haleluya. Inzozi za famiye yawe ziri impamo mu izina rya Yesu. Inzozi za madamu wawe ziri impamo. Inzozi z'umugabo wawe ziri impamo. Inzozi zisohore ku buzima bwawe. Imana ikwinjize mu nzozi warose mu izina rya Yesu. Dusenga Imana, reka dusenga Imana. Ndashaka kugira ngo dusenga Imana turi ibihome, turi NC de votre grâce